turi mu gihe rero habura akantu gatoya ibuye ryatangiye kumanuka, kuko abazungu bamaze iminsi bapima, bo bakavuga ngo hari ikibuye barimo kubona mu kirere ngo kizagonga isi. Ariko twebwe ubwo bujiji ntabwo tuba dufite, ntabwo isi izakubitwa n'uruntu rw'urubuye ngo isi irimbuke, ahubwo twebwe dutegereje ibuye ritagaragarira abazungu mu byuma byabo ryitwa ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbabwire ngo ikibura ni iki? Ni ibuye gukubita ibirenge isi ikagira gute? Uyu mwami yahise abwira Daniel, aramubwira ati Imana yanyiriseriye no kubikora izagira gute? Kubw'ibyo rero iki ni icyapa tutakwirengagiza. Nshuti zanjye, nyuma y'intsinzi nabwo Satani aba agifite iki? Icyo agomba gukora. Nuramuka ubonye wamaze kugera mu bwishingizi, ukabona umaze kurokoka, intambara wari ufite utaraba umukirisitu, iyo ugeze mu idini ugomba kumenya ko Satani aracyagira gute? Aracyaguhiga. Hari abantu babyibagirwa rero bagatanga ubuhamya, amena, ubu nageze mu bana b'Imana sinzongera gukora icyaha. Yarangiza ati kandi abadayimoni bampigaga, toka Satani kwa jina la Yesu bose ntawe ugihari, ubu meze neza ndi umwana w'iki? Ariko reka mbabwire, hirya y'intsinzi nibwo abantu benshi barimbuka. Abantu bagiye kuzana amafaranga bubaka insengero, bashyigikira amakorari, bagura ibyuma, bagura ibitabo, baze mu bintu by'Imana bashyuhe. Ariko nibabona ubwami bw'Imana busa n'uburimo kwegera kure, kubera ko nta marineti y'umwuka bambaye, bazaza bagenda bagabanya kwa gufashwa bari baragize, babyita iterabwoba. Umugore amanure vitensi zose z'iby'umwuka aho yarageze, umugabo amubwira ati subira ku nzoga winywere, ibi ni ibipindi by'abarokore. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, byaratangiye ntibyatangiye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Nawe niba uri mu baki? Mu banyamugisha rwose. Imana ibaho umugisha. Korari rwose ubona iyo ibintu by'Imana bihaye agaciro nawe ugira agaciro. Iyo bihaye imbaraga nawe ugira iki? Imbaraga. Hari ikintu nashimye hano i Muhanga. Ubu turi mu cyumweru cya kabiri, reka njye mpaguruka ngire n'ikintu nshima. Ntazamera nk'aba bagabo abareba umugore yarangiza akazacunga bagiye ahandi akamubwira ati mama kana uteka kawunga nziza ariko isosi y'ubunyobwa hano barakurusha. Ubwo ngo ashimye iki? Ngo ashimye umugore. Buriya ni ikosa ribi kujya gushimira aho utagombaga kugira gute? Gushimira. Rero iyi korari murabona ko bahamagaranye baba benshi, gahunda bayihaye iki? Agaciro. Bambara inifomu rwose, barimo bararirimba, ntibategereje ko muvuga amena nyinshi, ariko mushatse mwanayivuga amen rwose. Imana ibaho umugisha. Umuntu wese uza mu bintu by'Imana ntabifate nk'ibintu by'imikino. Imana nayo izinjira muri we mu buryo butari imikino. Imana ibaho umugisha. Ndashimira cyane abantu bitegura kubatizwa, bamwe twari kumwe, abandi baza twamaze gutangira, ariko Imana ikomeza igira icyo ikora mu buzima bwawe. Ejo saa 10:30 turabakeneye hano mu ishuri. Icya kabiri, abantu bafite imiryango bifuza ko isengerwa, muri iki cyumweru cya kabiri twatangiye, mushobora kwandika muri kiriya giseke kugira ngo hazabeho isengesho ryanyu ry'umwihariko. Bishoboka ko dushobora gufata urimo kwigisha icyigisho cy'umuryango, twarangiza nawe tugahura hano mu nzu y'Imana, tugapfukama tugasenga kubw'ibibazo byawe bigusumbirije. Kuko twebwe dutoza abantu kwimenyereza kwishakira Imana kuruta yuko wagenda ukaryama ukumva yuko hari abantu bakubereye mu bibazo. Abantu barimo kubaza ibibazo namwe Imana ibaho umugisha. Ndatekereza ko abenshi hari n'uwahoza mu buhamya, uko turimo kugenda twiga icyari ikibazo mu cyumweru cya mbere kiragenda kigira gute? Gikemuka. Imana ibaho umugisha cyane. Ndagira ngo rero nsabe buri muntu wese yifuriza undi umunsi mwiza. Yego, mbere yuko dutangira kwiga, yego, mwifuriza umugoroba mwiza rwose. Yego, Imana ibaho umugisha.
turabakiriye kandi turashima n'abayobozi b'itorero ba hano turi kumwe. Imana namwe ibahe umugisha. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibyapa bine bishinze bitwibutsa ko isi izarimbuka. Ibyapa bingahe? Bine bishinze kuri iyi nzira yacu ducamo y'iby'umwuka, bitwereka neza ko iyi si nayo izagira gute? Izarimbuka. Kubera iki cyigisho? Abantu benshi basigaye bagotomera ibyaha nk'amazi, nk'aho gahunda y'urubanza Imana yayihinduye. Abantu basigaye babaho nk'aho isi itazagira gute? Itazarangira. Ndetse abantu benshi usanga kwihana icyaha no kukireka byaragabanutse, bisa naho hari abantu babongoreye yuko ijuru ryahinduye gahunda. Ariko nagira ngo mbabwire ngo mu kanwa k'Uwiteka, akanwa ke harimo ururimi rumwe. Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari kandi niko azagira gute? Imana yacu ntigira gute? Ntihinduka. Ibyo yavuze mu myaka igihumbi, mu myaka ibihumbi bibiri bishize, iby'Imana yavuze mu myaka ibihumbi bine bishize, nubwo tugoswe n'abakobanyi benshi, byanga byakunda bizagira gute? Bizasohora. Mureke mujye ijuru dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turanezerewe kuko uri Imana yacu. Ibyo wavuze twe twakomeje kubiha agaciro, nubwo abandi bakubeshyera yuko wabihinduye. Waduhaye iyi si ngo tuyibeho turi abagenzi n'abimukira. Watubwiye ko tugomba kuyitwaramo neza, utwohereza Yesu Kristo ngo adutunganyirize ubuzima, tuzaba abakandida beza bo kuba ahasoza uru rugendo ariho mu bwami bwawe. Urimo uradutoza uko mu ijuru babaho, urimo uratwereka yuko isi ishirana no kwifuza kwayo. Ijambo ryawe ririmo riratwereka ko isi irimo gusaza nk'umwenda ushaje, kandi umwenda ushaje iyo bawuteye ibiremo, ibyo birema aho bagitereye niho gitangirira gucikira. Turimo turadodadoda, turimo turashyiraho ibiremo. Imiryango barimo barayishakira ibiremo, abantu ubuzima barabushakira ibiremo. Impagarike y'abantu nayo ubwayo indwara zimereye nabi. Ubutaka bwarashaje, ikirere cyarangiritse, ibyiringiro by'abantu byo kubaho byarangiritse. Ariko iyo turebye hejuru turanezerwa kuko uri umwami wacu, ufite ahazaza mu biganza. Muri iki cyigisho buri muntu wese umutima usabane n'uwawe, kugira ngo ku musozo uduhobere, uduhumurize, utubwire ngo uri kumwe natwe. Kandi buri muntu wese uri aha ngaha umwereke ko isi irimo gushirana no kwifuza kwayo, ku musozo aguhanga amaso. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ibyapa bine bishinze ku muhanda tudashobora kwirengagiza, bitwereka yuko iyi si izagira gute? Izarimbuka. Icyapa cya mbere cyanditseho kurimbuka kwabo mu gihe cya Nowa. Nubwo twakwibagirwa, Yesu yavuze ko ibimenyetso bibanziriza kugaruka kwe bizaba bimeze nk'iminsi yande ya Nowa. Iminsi ya Nowa rero, inama abantu bo mu gihe cya Nowa bagiriwe no kurimbuka kwabo, icyo ni icyapa tudashobora kugira gute? Kwirengagiza. Nshuti zanjye, nimureba neza mu Itangiriro igice cya 6, Bibiliya iravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo bagize gute? Batoranyije. Isi itangiye guhura n'ikibazo. Gutoranya mu by'Imana itakwemereye gutoranyamo. Ihano rya mbere, ikosa rikomeye rya mbere. Ubu abantu barimo baragenda bareba icyo Imana yise kibi, bagatoranyamo ikibi buhoro. Akaga karabaye. Imana yari iravuze ko batazahuza abana bayo n'ab'isi. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'iki? B'umubiri. Buriya iby'Imana bikorana n'abantu b'umwuka. Iyo umuntu abeshejweho n'umwuka, abayoborwa n'Imana, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki? B'Imana. Ariko umuntu iyo atangiye kuyoborwa n'ibyifuzo by'umubiri, yarangiza iby'Imana yamubujije agatangira gutoranyamo ibibi gahoro, kaba kabaye ntikaba kabaye. Byarangiye Imana ivuga ngo ntago umwuka wanjye azahora aruhanya n'abantu, kuko
ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Imana irangije muri iyo myaka 120 ikubita amaso hirya no hino, ibona umugabo witwa Nowa. Uwo mugabo witwa Nowa, Bibiliya iravuga ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka kuko yakiranukaga mu bo mu gihe cye. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi no kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka. Umuntu agize kuba mubi, noneho n'ibyo akora ni bibi, ariko wamwegera ngo wumve icyo arimo gupanga. Ese uyu muntu nubwo ari indaya, arimo arapanga yuko agize amahirwe Imana ikamugirira neza ikamubohora, yahita abureka vuba ko nawe umutimanama uhora umushinja? Uyu muntu ko ari umusinzi, nawe aho yicaye agira igitekerezo yuko agize umugisha, akabona amahirwe Imana ikamutiza imbaraga, afite igitekerezo cyo gupanga kuba yazireka. Imana yabonye abantu ari babi, igerageza kujya no muri plani zabo, isanga n'ibyo baplanifiya nabyo ni bibi. Irangije ifata umwanzuro, itegeka Nowa yuko agomba kubaka inkuge. Murongo wa 14, nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Imana niyo yatanze plani y'inkuge, Imana niyo yatanze plani y'ubuturo bwera, Imana niyo ifite plani y'uko warokoka. Abantu benshi bajya kureba abapasiteri, ababishopu, abapadiri n'abandi bantu bitwa ngo n'abakozi b'Imana, ukamubaza uti kugira ngo nzajye mu ijuru nkora iki? Ariko plani yo kurokoka kwawe ni Imana igize gute? Ni Imana iyifite. Shaka umwanya w'Imana. Ikintu gitangaje, Nowa yahise atangira akazi, Imana imubwira uko abigenza. Imana iratangira imubwira yuko agomba gutangira kubwiriza n'ubutumwa. Mfite igitabo kinsobanurira Bibiliya hano. Iki gitabo nagerageje gusomamo, nsanga harimo ibintu byinshi. Abantu bari bamaze kwangirika ku mugaragaro, ndetse abantu bari barimo gusenya amabwiriza y'umuryango. Muri icyo gihe cya Nowa hahise hatangira gahunda yo guharika, ndetse guharika bamaze guhaga abagore batangira gusambana, kugeza igihe ubusambanyi bwageze ku rwego rwo hejuru. Uburenganzira ku mutungo bwatangiye gutakara. Umuntu wese atangira kugira ubwiko, akumva uwo bashakanye ntiyagera ku mutungo. Abantu batangiye kurya inyama baziryana nabi, zibahindura inyamaswa ku buryo gufata imyanzuro ku marangamutima meza byabashizemo. Si ibyo gusa kandi, Nowa abonye ko abantu barushaho kuba babi, yatangiye kubwiriza ubutumwa. Ubutumwa Nowa yabwirizaga bwari ubutumwa bwiza bukomeye bw'iteka ryose, bwavugaga ko hari akaga kagiye kuza, ariko hari n'ibyiringiro ku muntu uzajya mu nkuge. Abantu baratangira bati inkuge ni iki? Ati mumanuke mbereke. Abereka aho atangiye kuyibariza. Reka ngire ikintu mbabwira, ngo no gutera umusumari kuri iyo nkuge ngo byagendanaga n'umutimanama wavugaga ngo ibi bintu by'uyu musaza nyamara biriseriye. Havutse ikibazo gikomeye. Abantu baramanutse baraza, ubutumwa burabaryohera bugitangira. Abantu bumva ibintu biriseriye. Ufashije Nowa kubaka, ejo akagaruka, akongera akagaruka. Nshuti zanjye, Nowa aravuga ati sindi bukangwe n'abandi bantu. Iyi nkuge iramutse yuzuye, umugore wanjye ntazayigemo, abana banjye ntibazayigemo, naba narapfushije igihe cyanjye ubusa. Bibiliya yavuga ngo Nowa niwe wiswe umubwiriza ukiranuka, kuko yabwirije abantu, abwiriza n'urugo rwe, umugore we n'abana. Muvuge ngo amena. Ngiki kintu gikomeye. Hari imbaraga tujya dukora, tugashaka kuririmbira abantu ngo bihane, nyamara dusize turimbuye abana bacu n'abagore bacu. Nta muntu n'umwe uzitwa umubwiriza ukiranuka mu gihe harimo gufasha sosiyete yakangaranye, kandi umugore we n'abana ari abashyitsi ku Mukiza. Ntabwo bizakunda. Nowa yakoresheje imbaraga. Uko yabikoraga niko yabwirizaga. Ndetse umuntu wa mbere waramye ku isi witwaga Metusela. Bibiliya ivuga ko yajyaga azana n'abahungu be muri ayo materaniro.
ariko uyu munsi wa none usanga umuntu utangiye kumenya utuntu tw'Imana acika hehe? Mu rusengero. Umukiranutsi Metusela yazanye abana be arabicaza arababwira ati biriya bintu mubikurikirane biri serious. Gusa Imana ntago yigeze yemera ko Metusela amara ya myaka 120 yapfuyemo hagati inkuge igiye kugira gute? Igiye kuzura. Ariko ubwuzu abantu bari bafite bubaka inkuge, bageze aho babona birimo biratinda, kuko bari bazi ko ari ibintu bizamara agahe gato kubaka inkuge bigata birangira bagata bagira gute? Bajyamo. Uko iminsi yatindaga rero niko umuntu yagendaga uko asubira mu bantu bakamubwira bati umusaza yakwezi korotse, ubu nawe wagiye muri bya bigoryi byirirwa hariya hepfo. Yarangiza akabwira umutima ati tuza muzehe yari yagukanze. Ubu rero hari n'abantu bava hano bamaze gufata umwanzuro, ijuru ryanesheje muri bo. Umumama atashye avuga ati ndashaka kuba umubyeyi wubaha Imana, ndashaka kuva mu kajagari, Imana imfashe n'umugabo wanjye ahinduke, ntago tuzahora mu miserero nk'iyi. Yagera mu rugo akabwira abantu ati mvuye gusenga, bati biriya bipindi byabariye abantu buriya nawe byatangiye kugufata. Ibi bintu byatangiye mu gihe cyande cya Nowa. Nowa arabwiriza, abantu batangira gucika intege, batangira kutaza. Hakaza umuntu uyu munsi ntagaruke. Ubwinshi bw'abantu bari bubatse inkuge, kuko ntabwo yari kuyubaka wenyine. Ubunini bw'inkuge bwerekana ko yubatswe n'abantu benshi, ariko kikaba n'ikimenyetso cy'uko babipinze bagize gute? Bahageze. Abantu bagiye kuzana amafaranga bubaka insengero, bashyigikira amakorari, bagura ibyuma, bagura ibitabo, baze mu bintu by'Imana bashyuhe. Ariko nibabona ubwami bw'Imana busa n'uburimo kwegera kure, kubera ko nta marineti y'umwuka bambaye, bazaza bagenda bagabanya kwa gufashwa bari baragize. Babyita iterabwoba. Umugore amanure vitensi zose z'iby'umwuka aho yarageze. Umugabo amubwira ati subira ku nzoga winywere, ibi ni ibipindi by'abarokore. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, byaratangiye ntibyatangiye. Inkuge uyu munsi izengurutswe n'abatangiranye ubwuzu bamaze guhaga ibyo ari byo. Nshuti zanjye, mu Baheburayo harimo amagambo atangaje. Nowa nawe yari gucika intege, ariko Abaheburayo, tujyane mu Baheburayo, abafite Bibiliya zanyu, Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 7, Bibiliya mfite iranditse ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya iki? Atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Amen. Nowa niwe muntu wa mbere watsindishirijwe kubwo kugira gute? Kubwo kwizera. Mu magambo make, nawe siwe. Ahantu hose muzumva havuzwe ngo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, biba bivuze ngo umuntu byamucanze ndetse nawe yamera nk'abandi, ariko Yesu araza ajya mu mwanya we amukorera ibyagize gute? Ibyamunaniye. Ngiki kintu Yesu uko bucya nuko bwira yahaga Nowa ubwishingizi bw'uko Imana iri seriye, ibyo yavuze no gukora izagira gute? Abantu bakazavuga ati ariko uriya musaza ko kuraje yari afite ejo, uko bukeye ziyongera. Umuntu ufite Imana ubana nayo uko bucya bukira, uko twegereza kugaruka kwa Yesu, niko gukunda Imana azabishyiramo imbaraga. Nshuti zanjye, ikintu gitangaje, Nowa yagaragaje itandukaniro rye nabo, abinyangamugayo kandi agira ubudahemuka butajegajega. Abakurambere n'abantu zipaje 71. Imbaraga yagaragaje mu magambo ye, kuko ryari ijwi ry'Imana ryabwiraga umuntu binyuze mu mugaragu wayo. Isano yari afitanye n'Imana, iyo sano yamuhaye imbaraga ziturutse mu bushobozi butagira iherezo mu gihe cy'imyaka 120. Yaravuze ati iyi myaka ni myinshi, nta nubwo nazayibasha, reka nubake isano yanjye n'Imana. Uko Imana ibara nanjye nzaza mbona igihe hari iki? Ari kigufi. Amagambo akomeye cyane. Nowa yatangiye kubwiriza abantu,
bikomereje ibirori byabo byari bigizwe no guhaza inda zabo gusa. Abantu bararyaga kandi baranywaga, barahingaga kandi bakubaka, bakoraga imishinga biteganiriza ahazaza, maze barushaho gushayisha mu bibi no guhinyura amabwiriza y'Imana. Amategeko y'Imana bagize gute? Barayahinyuye kugira ngo berekane ko badatinya isumba byose. Bavugaga ko ibyo Nowa yavugaga iyo biba ukuri, abantu b'ibyamamare n'abanyabwenge b'ingeri zose, abantu bashishoza n'abantu b'ibihangange, nabo bari kugira gute? Kubizamo. N'ubu dufite abantu baza bakatubwira bati iri hema ubu mwicaye musenga, ninde ufite PhD wicaye aha? Ninde muntu w'umunyamafaranga wicaye aha? Ninde muntu ukomeye mu bintu bya politike wicaye aha? Iki ni ikimenyimenyi kikwereka ko ibi bintu byanyu nta gahunda bigize gute? Abantu babwiye Nowa baramubwira bati ninde muntu ukomeye ufite logique wigeze aza hano? Ntabwo ibintu by'Imana bibaseriye ngo bibe ibintu bikomeye bitewe n'umuntu mwita ukomeye wagize gute? Wabyicayemo. Nshuti zanjye, Nowa ibintu byarakomeje. Inkuge yamaze kuzura nk'uko Uwiteka yari yabitegetse, kandi yari ihunitsemo ibyo kurya. Nowa afite agahinda katavugwa, yingingiye abantu gushaka ubuhungiro bukiboneka. Muri ako kanya barabisuzuguye. Inyamaswa z'amoko yose zaturutse mu misozi no mu mashyamba ziraza, ibisiga biraza. Inyamaswa zubahirije amabwiriza y'Imana, nyamara abantu bo bagira gute? Barayigomera. Ngo abamarayika b'Imana baganirizaga imitima y'abantu babonye byanze, Imana yarababwiye ngo nimugende mujye kwibwirira amatungo. Amatungo yaraje ntiyaje? Mu minsi y'imperuka abantu bazaba ari inyamaswa abantu. Birababaje uburyo inka iyo imaze kubyara ubona ifite impuhwe, irimo kurigata inyana yayo, ukabona nayo irashaka gufasha abari barimo kuyibyaza kugira ngo inyana yayo imererwe neza. Ariko biratangaje uburyo umuntu aterwa inda akayimarana amezi 9, yabyara umwana akamutereka ku ikarito, akayipfundikira, akayizana imbere y'iduka, ukaguma aho ngaho uzi ngo ni umuntu wagusigiye ikarita, aho ngaho hari imari irimo, wajya kumva umwana aranishye. Abantu bararutwa n'inyamaswa, ntibarutwa nazo. Kangira ikintu mbabwira, hari umuntu umwe tuziranye, ipusi ye yafashe ibyana byayo ibijyana mu rundi rugo, arangije igaruka, imaze igihe igaruka yashonje. Ije arayibwira ngo nutagenda ngo uzane abana nta kintu ndagupimira. Ipusi byageze nimugoroba itunda ibyana, igira gute? Ariko uyu munsi wa none umugore arahukana, ntuzamubaza abana, abagarura barabaye amapiyezi. Abantu bararutwa n'inyamaswa, ntibarutwa nazo. Abamarayika babwiye inyamaswa umunsi umwe ziraza ziza mu nkuge, kandi ngo inyozo nyamaswa zabaye inyamahoro. Nowa ntago zamuririyemo. Mbere gato yuko Yesu aza, abantu twitaga inyamaswa, abantu twabonaga tukabona iby'agakiza batabizi, Imana itwinginze igihe kirekire twaranze. Abamarayika b'Imana bazahamagara abantu bareka ibyaha mu kanya gato, binjire mu nkuge babone ubugingo twe tumaze imyaka turirimba tubwiriza. Abantu barabibona, babona ni ibintu bisanzwe. Abantu bari binangiye imitima banze umucyo, ku buryo n'ibyo byabaye byabagizeho ingaruka z'akanya gato, barongera bacecekesha umutima w'ubwoba. Imana irangije bagiye kunababona, marayika aramanutse akinze urugi, abwira Nowa ngo injirana n'abawe. Inyamaswa zamaze kwinjira, Nowa amaze kwinjira, urugi nta kaboko na kamwe k'umuntu kagaragara. Marayika yaramanutse araza, urugi agira gute? Ararukinga. Ngo kuri urwo rugi hateweho n'ikimenyetso cyerekana ko ari Imana ikinze. None nagira ngo mbabaze, ninde wakinze inkuge? Ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iki? Ni njye ukinga, ntihagire ugira gute? Kandi nakingura, ntihagire ugira gute? Ukinga. Yesu ari hafi gukingirana abantu bapinze ijambo rye.
nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ntago nabura kubabwira yuko bageze mu nkuge, ntabwo uwo munsi imvura yaguye. Iminsi 7 Nowa n'umuryango we bamaze mu nkuge, nta kimenyetso cyagaragaye cy'umwuzure wari ugiye gutera. Muri icyo gihe kwizera kwabo kwarageragejwe, cyari igihe cyo kunesha ku bari bari hanze. Abantu bari bari hanze baratangiye bazenguruka inkuge ari benshi, barangije baravuga bati sibyo twababwiraga ko uyu musaza arwaye mu mutwe, ubu se ko yikingiranye n'ibisimba, imvura mwavugaga iri hehe? Ariko mwebwe muzaza mureba abantu b'abateka mutwe, abantu byacanze. Ubu ngubu abantu babwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose twitwa abantu byacanze, twitwa abantu b'abateka mutwe, ndetse ubu hari n'abantu batangiye kuvuga bati mukanga abantu kandi nta kintu kizagira gute, nta n'ikintu kizaba. Reka mbabwire, umunsi umwe abantu bazatungurwa nuko ibyo basekeragamo ari byo bazagira gute. Yesu yabwirije ubutumwa mu iteraniro, hari harimo umufarisayo. Yesu yari arimo kwigisha ibintu bikomeye, umufarisayo araturika araseka. Yesu aramureba aramubwira ngo hahirwa abarira ubu kuko ari bazagira gute, ariko namwe museka hari igihe muzagira gute. Reka ngire ikintu mbabwira, ririra ibyaha byawe, emera ube mu buzima bugoye, wemere urire uyu munsi kugira ngo igihe abandi bazaba barira kizakubera igihe cyiza cyo guseka. Iri jambo rirakomeye. Iminsi 7 abapfobyi baraje, Bibiliya bise abakobanyi, baraza baratangira bati Nowa komera, imvura iri hehe, abantu muri kumwe bameze gute, ucunge cyane izo ntare zitakurya. Kandi ngo iyo minsi 7 ngo Imana yari yayitanze ngo irebe byibuze ko hari n'umuntu uraza kongera gushyira mu gaciro. Ariko byararangiye. Reka mbabwire, ukurikije isi turimo uyu munsi, turi mu minsi 7 y'inyongezo, turi mu gihe cy'inyongezo. Rya unywe, kora ibintu byose ukora, ujye wibuka ko bizasozwa n'urubanza, kandi turi mu minsi y'inyongezo. Nshuti zanjye, iki ni icyapa. Abantu bazanye umurengwe, imvura yaraguye irabica, ngo mbere yuko barimbuka ibintu byari byarabahugije bashaka bakabura umwanya wo kubaka inkuge no kuyinjiramo, nibyo byabanje kurimbuka. Ngo bamwe barazamutse bajya ku biti hejuru, aho ku biti ngo Imana ibaha amahirwe yo kureba uburyo imitungo yabo ishwanyuka. Amabuye yaturukaga mu nda y'isi agakubita icyo asanze, yaba inzu yaba umuntu, agashwanyuka akagera hejuru. Ngo aya mabuye yateye ingaruka zikomeye ku isi y'uyu munsi wa none. Abantu babona ibintu ni seriye, babwira Nowa bati noneho bya bintu ni tayari, dukingurire utwingingire. Nowa arababwira ati mumbabarire, ntabwo ari njye wagize gute wakinze. Murabyumva yuko abubatsi inkuge baravugaga bati Nowa ndi kanaka, urabizi yuko habura iminsi 2 aribwo nagiye rwose, wambabariye ukagira gute ukankingurira. Nowa akavuga ati ntabwo ari njye wagize gute. Hari abantu bazava mu gakiza habura iminsi 2 cyangwa umwe ngo Yesu agire gute agaruke. Nshuti zanjye, inkuge abantu barapfuye harokoka 8. Ntukajye ukangisha ubwinshi bw'abantu. Imana yanezezwa n'abantu bake bayubaha kuruta umubare mwinshi w'abantu batagira gute batayubaha. Iki rero mbabwiye ni icyapa Imana. Yesu yavuze ngo iki, mbere y'uko nza abantu bazababayeho nk'uko mu gihe cya Nowa bari bagize gute bari babayeho. Iki ni icyapa gishinze ku buryo tutabasha kwiyumanganya ngo tuvuge ku isi itazagira gute, itazarimbuka. Icyapa cya kabiri ni icyapa gishinze ku rugendo rwacu. Itangiriro igice cya 19 hari ikindi cyapa gishinze. Iki cyapa gishinze ni icyapa cyo kurimbuka kwa Sodomu na Gomora. Sodomu na Gomora, Itangiriro 19, Imana yohereje abamarayika. Loti yahuye n'ikibazo cy'uko yari afite gahunda y'uko atazatura muri Sodomu hagati, kuko ahantu utuye hafitanye isano n'uko abawe babaho n'imyanzuro ugira gute ufata. Biri muri gahunda y'Imana y'uko umuntu wayo ariyo imwimura yabanje gutegura aho agiye n'icyo azahakora. Ako kantu murakumvise, nagasomye mu kanya. Ariko
amagambo akomeye muri iki gitabo nasomye cy'abakurambere n'abahanuzi, ngo abantu benshi iyo bagiye kwimukira ahantu birebera inyungu z'umubiri ntibarebe inyungu z'umwuka. Igihe cyarageze yisanga atuye muri santere ya Sodomu. Yari afite umugore ukunda ibintu by'ubuzima buryoshye, umugore ugira ibikabyo. Fata umugore ufite ibikabyo, ukunda ubuzima bworoshye, ukunda iraha, ujye kumuturisha muri rompuwe neza ya santere y'umujyi urimo abantu babi. Loti yasigaye atera agatebe, urugo rwaramucanze, abana baramucanze, umugore yaramucanze, yiterera agatebe ngo yirebera abahisi n'abaki. Umunsi umwe agiye kubona abona abamarayika bagize gute, barahise. Yibuka yuko kwa Aburahamu yahigiye umuco wo kwakira abaki, abashyitsi. Abamarayika nabo basa nk'abashaka kuhaca ngo bamwereke ko badashaka iki, icumbi, bashaka kwirukanka. Umutima uramukabakaba. Arangije aravuga ati ariko aba bantu ubu bagiye kugenda nijoro, Sodomu na Gomora ubu barayizi? Ntago bayizi. Ngo Sodomu iyo wayirebaga ku manywa wabonaga imeze nk'uko Edeni yari igize gute, yari imeze. Umuntu winjije ukigera muri Sodomu yabonaga ari ahantu hari ubuzima, gushaka ubuzima bikunda. Ariko ngo hari ipica ihishwa abantu, harimo abagabo ndetse n'abasaza n'urubyiruko bari bariyeguriye ubutinganyi. Nta kinyabupfura cyahabaga, kubaha Imana nta kwari guhari, nta burenganzira, buri wese yikoreraga ibyo ashatse. Loti arababwira ati mumbabarire, abajyana iwe. Arangije arababwira ati ndashaka kuboza ibirenge. Arangije amaze kuboza ibirenge baramubwira bati rero twagira ngo dupime neza yuko uzi agaciro k'abaki. Niyo mpamvu Bibiliya yanditse ngo benshi bagiye bacumbikira abashyitsi basanga bacumbikiye abaki, abamarayika. Abamarayika barangije babwira Loti, twabwiye umukurambere wacu Aburahamu yuko tuje kureba muri Sodomu na Gomora niba hari abantu bubaha Imana bakayiririra bagafatanya nayo kurira kubw'amahano arimo kubera aha. None rero tugize amahirwe turakubonye. Si wowe Loti? Yego. Bwira umugore wawe n'abana bawe babe seriye, n'abakwe bawe bose baze, kuko uyu mujyi ugiye kugira gute, ugiye kurimbuka. Loti yahise atangira kubishyuhamo, ariko umugore arangije ngo atangira mu mutima kwibaza ngo ubu Sodomu izize iki, ubu hano hantu hatwaye iki? Hari abantu bambara ubusa, ubuse batwaye iki? Hari abantu b'abatinganyi, batwaye iki? Mu mutima wa Mukaroti imyaka bari bamaze ngo bapagasa, yari yaragiye akunda ibintu ku buryo yari yarafashe umutungo we awuzirika ku mutima. Abamarayika babonye Loti, umurongo wa 15, nuko bukeye mu gitondo babamarayika batera Loti umwete bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. Itangiriro 19 umurongo wa 16. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'iki, y'uwo mudugudu. Ikintu cyitwa kuzarira wamaze guhabwa amatangazo yo kurimbuka kw'ahantu, nicyo kintu cyakoze ku mugore. Amagambo nasomye namwe ubwanyu muza gusoma, ngo Loti iyo ataza kujijinganya muri gahunda Imana yamuhaga, ngo n'umugore we ntaba yararimbutse. Bivuze ngo iki? Kujijinganya no gutindiganya gufata umwanzuro kw'abagabo, bazisanga abagore babo babuze ubwami bw'Imana. Ako kantu gasonnye nabi, gasonnye nabi. Kurimbuka kw'abagore bifitanye isano no kudaha agaciro no gutinza umwanzuro kw'abaki, kw'abagabo. Loti abamarayika baramujyanye n'umugore we, bamaze kubakuramo, umwe muri abo bamarayika arababwira ati ibi bintu biri seriye, kuko abamarayika umwe yari imbere undi ari inyuma, babona basa naho muri abo bantu barimo guhunga Loti ari ubishyushyemo, umugore atageze gute, atabishyushyemo. Abamarayika batanga itangazo baravuga bati please, ibi bintu mwibifata nk'ibintu by'imikino, twe dufite iminota mike. Itangazo ngiri, icya mbere, hunga utagira gute, udapfa.
bari abantu bane, ariko guhunga babishyize mu buke. Bivuze ngo iki? Guhunga ikibi ni inshingano yawe. Ntabwo ari uvuga ngo umugabo ngo aragenda mfashe, abana ngo bagende bafashe kuri nyina. Hoya, guhunga icyaha ni inshingano y'umuntu ku giti cye. Hunga udapfa. Icya kabiri, nturebe inyuma. Nibyo koko inyuma muhafite imitungo, inyuma muhafite amasambu, inyuma muhafite amatungo, ariko itegeko riravuga ngo mutumbire agakiza inyuma nimugire gute? Nimuharebe. Itangazo ryari rifite umugabane wa 3 uvuga ngo ntutinde utararangiza iki kibaye. Mu magambo make, koresha umwete n'ubwihute. Iki kibaya urimo ni ikibaya kibi, cyokoze kurokoka birasaba ko iki kibaya nacyo ugira gute? Ukirenga. Kubw'ibyo rero, koresha umwete imbaraga zawe zose. Icya kane, hungira ku musozi utagira gute? Utarimbuka. Iri tangazo ryerekana ko natwe abuye munsi wa none turahamagarirwa guhunga kugira ngo tudapfa, kandi turahamagarirwa kudatinda. Turahamagarirwa rwose guhungira ku musozi wa Karuvari kugira ngo Imana ibashe kurokora ubuzima bwacu. Ariko abantu ntibashaka kugira gute? Kubyumva. Loti arababwira ati, bye kuba bityo mwami, ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugireho umugisha, kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye. Ntabwo nahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo ngire gute? Ngo mpfe. Dore uriya mudugudu ni uri bugufi bwo guhungirwaho, kandi ni muto. Reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Niho Imana yari yagennye. Yazanye ibintu by'ubunebwe ku Mana. Urabona urimo kumbwira ni hariya, kandi Imana, njyewe imbaraga zanjye, njyewe ndiyizi imbaraga zanjye, mbona nakwigira hariya. Ntubona ko ari hafi? Buriya hariya hantu ni hafi rwose, nahagera nta kibazo ngize gute? Iyi Imana ibwiye abantu guhunga ikibi, guhunga inyigisho z'ibinyoma, buri muntu wese aratangira ati, iri dini niryo rinyegereye, ryemerera umuntu kunywa akayoga gakeya. Ariko Mana, ubu koko icy'ingenzi isuku ugenda. Ubu ngubu ndamutse ngiye kuri aka gasozi kari hafi, nkazaza amasengera bakanyemerera gushaka umugore wa kabiri, icy'ingenzi si ukugira gute? Ngiri kosa murimo gukora. Byarangiye uku kujijinganya. Mukaroti mu gihe umugabo yari arimo kuvugana n'Imana, Mukaroti we yatangiye gutekereza, wagize gute? Yibaza uko bazongera kubaho, yibaza ubuzima bw'ahazaza. Buriya rero hari ibibazo biza, ariko ugasanga umugore niwe Satani yabitsemo ubwoba cyane. Bibiliya ivuga ko Mukaroti yahindukiye, ahinduka inkingi y'iki? Y'umunyu. Abamarayika bari bafite imbaraga zo kumukura muri Sodomu, ariko ntibari bafite imbaraga zo kumubuza kureba hehe? Inyuma. Mu magambo make, abamarayika b'Imana biteguye kudutiza imbaraga ngo tujye mu Mana, ariko ntago babuza umuntu gusubira hehe? Inyuma. Ni ubushake bwawe. Iyi nkuru, iki gitekerezo kiratangaje. Inshuti zanjye, njyewe nakomeje no kwibaza ibintu byinshi. Ubwo Loti yageraga i Sodomu, yari yiteguye byimazeyo kwirinda gukiranirwa no gutegeka ab'inzu ye kumukurikiza, ariko ntabwo byashobotse. Kwangirika kwaho kwagize ingaruka zikomeye ku kwizera kwe, kandi kuba abana be bari barifatanyije cyane n'abaturage ba Sodomu byatumye ibyifuzo bye bigendana n'ibyabo. Ingaruka turazibona. Kubw'ibyo rero dukwiriye kwitondera uburyo dufata uko twishakiye ubuntu bw'Imana yaduteganyirije kubw'agakiza kacu. Hari abakristo bavuga ngo sinitaye ku gukizwa keretse mugenzi wanjye n'abana banjye bakijijwe. Bumva ko ijuru ritaba ijuru abo bakunda batagize gute? Badahari. Izuba ryavuye ku isi ubwo Loti yageraga i Sowari. Imirasire y'izuba ya mu gitondo yasaga nkaho yerekana uburumbuke n'amahoro. Gusa muri iyo midugudu y'icyo kibaya, urujya n'uruza rw'abantu rutangirira aho mu mudugudu. Abantu banyuranagamo mu nzira zitari zimwe, bashakisha imirimo cyangwa kwinezeza muri uwo munsi. Abakwe ba Loti bahinduye urw'amenyo ubwoba n'imiburo by'umusaza wagaragaraga nk'ufite ubwenge buke bunaniwe. Muri ako kanya
bariya batiteguye. Haje umuraba mwinshi wahindaga nk'inkuba mu kirere kitagira agacu, Uwiteka agusha amazuku kuri uwo. Abantu ba Sodomu hari habyutse hasa neza, izuba rya nyuma ryararashe, baravuga ngo riraryoshye. Sodomu yarabengeranaga ku buryo n'abakwe ba Loti baravuze bati muzehe yacanganyukiwe kabisa. Nibwo ubuzima buryoshye. Satani agiye gufata abantu abereke ku isi ari bwibaye nziza, abereke ku isi ari bwiryoshye, ariko abana b'Imana bo bazaza bafata isi bayishyire mu menyo, bumva igize gute? Irabishye. Hagati ku isi hari amatsinda abiri, abarimo kurya isi n'abarimo kumva isi igize gute? Ibabihiye. Uri mu bahe? Iki ni icyapa gishinze. Iyo ugiye mu burasirazuba bwo hagati ubona inkingi y'umugore wari umugore w'intwari wari waravunitse, wagerageje gukurwa n'abamarayika muri Sodomu, ariko agahinduka iki? Inkingi y'iki? Y'umuriro. Ku munsi Sodomu na Gomora byarimbukaga, byarimbukanye n'indi migi ibiri yitwa Abimu na Seboyimu. Iyi migi ibiri yari iri ku ruhande rwa Sodomu na Gomora. Ikintu gitangaje, abantu bajyaga bava muri iyo migi bakaza gukopera ibintu bigezweho, bakareba amahano n'amafuti birimo kuba, noneho barangiza bakajya gucanira hehe? Iwabo. Ni nk'uko wavuga umuntu ashobora kugenda agashaka karitsiye mbi muri Kigali irimo ibyaha bimwe by'inkoraruguma, yarangiza agahita aza muri karitsiye agatangira gutoza udukumi dutoya, agatangira kwambara, agatangira kugira gute, ku buryo kera uzasanga aho hantu n'izina bararihinduye. Ubu dufite n'amakaritsiye mu Rwanda yitwa za Sodomu, ahitwa Gomora, ariko ukibaza iyo karitsiye bari nziza ra? Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, icyo tugifite nk'icyapa yuko Imana yacu yo mu ijuru iri serious. Gukiza ubuzima bwawe biri ku mutwe wawe, kandi umuntu wese ukora icyaha azabanza ahabwe umuburo, nawe urengaho azashya, kubera ko Imana ireba kubahirizwa kw'igitinyiro cyayo n'abayubashye. Nongere mbasubiriremo kuri iki cyapa cya kabiri, twongeye kubona yuko Imana nta mikino idakangwa n'ubwinshi bw'iki? Bw'abantu. Ibintu byo kuvuga ngo rero ngo umugore wanjye ngo nadakizwa sinzakizwa, umugabo wanjye nadakizwa sinzakizwa, ningenda ntajyanye n'abana banjye agakiza nikazandyohera, reka da. Gusa buriya ujye umenya uko witwara. Hantu Nowa, hantu Loti, aba bagabo bombi bafite amateka yuko nyuma y'intsinzi zabo baguye mu bishuko byande bya Satani. Umwe yanyweye inzoga yambara ubusa, undi yanyweye inzoga aryamana n'abana be b'abakobwa atabizi, havuka ku isi amahanga abiri akomoka ku burangare bwe. Kubera iki? Nshuti zanjye, nyuma y'intsinzi nabwo Satani aba agifite iki? Icyo agomba gukora. Nuramuka ubonye wamaze kugera mu bwishingizi, ukabona umaze kurokoka, intambara wari ufite utaraba umukirisitu, iyo ugeze mu idini ugomba kumenya ko Satani aracyagira gute? Aracyaguhiga. Hari abantu babyibagirwa rero bagatanga ubuhamya, amena, ubu nageze mu bana b'Imana sinzongera gukora icyaha. Yarangiza ati kandi abadayimoni bampigaga, toka Satani kwa jina la Yesu, bose ntawe ugihari, ubu meze neza, ndi umwana w'iki? Ariko reka mbabwire, hirya y'intsinzi nibwo abantu benshi barimbuka. Icyo ni icyapa tudashobora kwirengagiza, kitwereka ko isi igiye kugira gute? Igiye kurimbuka. Umugabo umwe, icyapa cya gatatu, umugabo umwe w'umwami wayoboye isi yose iri mu biganza bye, ibihugu byose afitemo umuntu yohereje kuyobora. Uyu mugabo yari yicaye amaze gukontorora ibintu byose, Imana iramwitegereza iravuga ngo rero izi nzozi ninziha umuntu wanjye akazishyira abanyapolitike, bazagira ngo ni bya bindi by'abakirisitu by'ubujiji. Reka izi nzozi nzifate, nzaziha abantu babiri. Umwe ni Daniyeli uzazifata akazerekwa
undi ni Nebukadineza umwami w'i Babuloni. Nebukadineza ararota, agiye kubona abona ikintu cy'igishushanyo kinini. Bibiliya ibitubwira neza muri Daniyeli igice cya 2. Twihute muri Daniyeli igice cya 2 abafite Bibiliya. Nshuti zanjye, iki nacyo ni ikindi cyapa kitwereka neza yuko isi igiye kurimbuka. Ariko buri hantu hose turimo kubona hari amasomo akomeye turimo kuhakura. Daniyeli igice cya 2, Imana ihishurira Daniyeli inzozi. Ariko reka turebe igice cya 2. Mu mwaka wa 2 Nebukadineza akiri ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarushya goheka. Umwami ahera ko ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abandi bose ngo baze. Abo bantu baraza, birabacanga, babura icyerekezo. Umwami arangije avumbura ko barimo gushaka kuzamukira kuri izo nzozi ku busobanuro bubahe ngo bamusobanurire izo nzozi. Nuko rero birangiye, Imana za nzozi Nebukadineza yarose yari yazibagiwe. Umurongo wa 17, nuko Daniyeli ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be yuko abanyabwenge bagiye kwicwa, ari bo Hananiya na Mishayeli na Azariya, kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose nijoro. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Kandi iyo Mana ihishura ibihishwe by'ahatagerwa. Izi ni ibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Ndagushimye, ndaguhimbaza wowe Mana ya basogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanurira ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami agira gute ashaka. Daniyeli baramujyanye rero, agiye gusobanura inzozi z'umwami. Umurongo wa 31, nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu, kandi igituza cyacyo n'amaboko byari ifeza, inda n'ibibero byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Wabyitegereje ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama waho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Arangije rero atangira gusobanura, uwo mutwe ni wowe mwami, ubwami bwawe bumeze nk'izahabu, abantu bararya neza baranywa neza, ibihugu uyobora birakubaha, isi iri mu gihe cyiza cy'umutungo. Ariko nagira ngo nkubwire, urya urimenge umenye yuko nta ngoma zidashira zirahanguka. Umwami arangije aravuga ati, ibi bintu bigize gute? Birabishye. Politike zo mu isi muri iyi minsi y'imperuka, kubaririmbira indirimbo ivuga ngo nta ngoma zidashira zigira gute, ariko itorero ryo rizagira gute? Aya magambo azaza ry'abanyapolitike nk'uko Nebukadineza byamuriye mu mutwe. Arangije amaze kumenya ko ubwami bwe buzabaho, Daniyeli igice cya 3 yakoze igishushanyo cy'izahabu, akora mu mufuko, aravuga ati, ubwami bwanjye buzahoraho iteka. Ariko yari kirigitaga agaseka. Daniyeli aramubwira ati, rero wibabara, ugira ngo bazafata ingoma nyuma yawe bo bazayirambana, nabo ntago bizakunda. Uzasimburwa n'abamedi n'abaperezi, bazakubita isi, bazaba bafite tekinike zo kumena amaraso, bazaba ari abahanga mu burakari, bazanyeganyeza isi. Ariko igihe nikigera, kuko hejuru mu ijuru hari umugabo wicaye ku ntebe utajya ugira imikino, nabazagira gute? Azabakuraho. Umwami atangira kumva avuga ati, buriya rero iyo uri mubi, iyo bakubwiye ibibazo uhuye nabyo ko n'abandi bazahura nabyo, uricara ukavuga uti, ubwo atari njyenyine, sawa, komeza uvuge.
hazakurikiraho, wabibonye neza, inda n'ibibero. Ibi ngibi birashushanya ubwami bw'Abagiriki. Bazaza, abangaba nabo bazaba bafite tekinike zabo, bazakubita isi bayirukanke mu gihe gitoya. Buriya imbaraga z'abantu ziba hano ku nda no ku kibero. Kwa muganga iyo bakubwiye bati twakubonyemo ikibazo ku nda cyangwa ku mugongo, barakubwira ngo ntuzongere kugira ikintu ugira gute uterura. Abagiriki bakubise isi, baterura ibidashoboka, isi barayigaragura. Bari bayobowe n'umwami ukiri muto witwa Alexandre Rogra. Aragenda yigarurira isi ari umwana, ngo umunsi umwe amaze kwigarurira isi, ngo yarebye mu ijuru, umujinya uramwica, aravuga ngo iyo bishoboka nkakomeza nkajya no mu ijuru kurwana. Imana imwereka ko ari umwana muto. Abasirikare be bajya impaka z'umuntu unywa inzoga nyinshi, bari abakoroneri bakomeye. Arangije arababwira ati muri iyo nkera nanjye ndaza kuba ngize gute, ndaza kuba mpari. Yari yararwanye atarabonye umwanya wo kuruhuka, yinjira mu marushanwa y'inzoga, aranywa. Amaze kunywa inzoga zimurusha iki? Imbaraga. Bamukura aho ngaho harimo kuruka. Urugendo rurakomeza, ariko abaturage babahisha yuko arwaye malariya. Ariko yishwe n'inda, yishwe n'inda nini. Byarangiye apfuye gutyo. Bandika amagambo abanditsi b'icyo gihe ngo yirukankanye ibyo ashaka, ariko ntiyirukankana ikigize gute, ikimwiri kimurimo. Umwami yabwiwe ko ubwami buzakurikiraho bugereranywa n'ibyuma, ubwami budasanzwe ari ubwami bw'Abaromani. Ubwo bwami buzaza bukubita ibintu, bukora ibyo bushaka. Ndetse Yesu yavutse ku bwami bw'Abaromani. Ubu uyu munsi wa none rero turi mu gihe kitari icy'ubwami bw'ibyuma gusa, ahubwo Daniyeli yeretswe yuko ku musozo wa cya gishushanyo bazavanga ibyuma n'iki? Ibyuma n'ibumba. Ariko mbabazi, ubu umuntu aramutse agukoreye isafuriya, uruhande rumwe akarugira ibumba, urundi akarugira icyuma, wazaza utekamo ufite kuraje? Ibyo bintu bibiri ntabwo bijya bigira gute? Ntibijya bifatana. Mu magambo make, mu minsi y'imperuka kizaba ari igihe cyo gupfundikanya, ufatanya ibitagira gute, ibidafatanyika. Kandi nagira ngo mbabaze, byatangiye igishushanyo ari izahabu, tugezaho ibyuma byabaye bikeya barimo kuvangamo n'ibumba. Bivuze ngo ni isi yo guhangika. Uyu munsi turiho mu gihe cy'amano 10. Aya mano 10 ashushanya ibihugu 10 birimo gukontorora isi byicecekeye. Ariko Daniyeli yagiye kubona ibuye ritari imbohe n'intoki z'abana b'iki? B'abantu. Riraza. Nagira ngo mbabaze, iri buye ryakubise umutwe, ryakubise agatuza, ryakubise amaguru, ryaragiye rikubita kuki? Bivuga ngo iri buye rishushanya ubwami bw'Imana. Ntabwo ubwami bw'Imana bwari kuza mu gihe cya Nebukadineza, Yesu ntiyari kuvuka. Ntabwo ubwami bw'Imana bwari kuvuka mu gihe cy'Abagiriki, ntabwo byari gukunda. Kandi ikindi, ntabwo Yesu avutse isi yagombaga guhita irangirira mu gihe cya Yesu, kuko hari ubundi buhanuzi bugomba gusohora. Turi mu gihe rero habura akantu gatoya, ibuye ryatangiye kumanuka, kuko abazungu bamaze iminsi bapima, bo bakavuga ngo hari ikibuye barimo kubona mu kirere ngo kizagonga isi. Ariko twebwe ubwo bujiji ntabwo tuba dufite. Ntabwo isi izakubitwa n'uruntu rw'urubuye ngo isi irimbuke, ahubwo twebwe dutegereje ibuye ritagaragarira abazungu mu byuma byabo, ryitwa ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbabwire ngo ikibura ni iki? Ni ibuye gukubita ibirenge, isi ikagira gute? Uyu mwami yahise abwira Daniyeli, aramubwira ati Imana yanyiriseriye no kubikora izagira gute? Kubw'ibyo rero iki ni icyapa tutakwirengagiza. Icyapa cya nyuma dusoza tutakwirengagiza ni amagambo Yesu yavuze muri Matayo 24. Yabwiye abigishwa be, arababwira, baramubwira bati tubwire iherezo ry'isi ni irihe, no kurimbuka kwa Yerusalemu ni ukuhe?
Bibiliya irangije iravuga ngo baza aho ari bagize gute? Biherereye. Umuntu utabona umwanya wo kwihererana n'Imana hari amakuru atazamenya. Yesu arangije bakimubaza ibintu byinshi, ijambo rya mbere yahereyeho, mwirinde hatagira ugira gute? Ubayobya. Mu magambo make, mu minsi y'imperuka hazaba hari ubuyobe. Yesu yavuze iby'intambara, avuga iby'urugomo, avuga ibyo kugambanirana, avuga iby'urukundo ruzagira gute? Ruzakonja. Uzicara utega amatwi amaradiyo n'amateleviziyo, wicara urebe. Hari televiziyo hano mu Rwanda ntavuze izina, ntagishaka kureba. Mu gihe ku zindi televiziyo barimo kwerekana iterambere ry'abantu, amahugurwa, barimo baragira gute? Ujya kumva ukabona indi barimo barafotora n'agatelefone, umugabo akubise umugore inyundo, abantu barumirwa. Nukuri ibintu byacitse. Wajya kubona ukabona agaruyeho umwana arigase, ibintu by'amafuti gusa. Umunyamakuru bikora niba ahembwa, niba akora nk'umuvolonteri, byaranyobeye. Ariko nagira ngo mbabwire, twebwe iyo turebye ibyo, nta mwanya dufite wo kujya muri ayo matiku. Twebwe turabizi ngo urukundo ruzagira gute? Kandi rwamaze gukonja. Yesu yavuze ibyo kugambanirana, yavuze iby'abahanuzi b'ibinyoma. Ubu noneho turabafite. Kera twabarebaga kuri televiziyo tubabona muri Amerika no mu Burayi. Ubu tugezaho igihugu cyacu kirimo gufata umuntu kikamufunga, yarangiza akakibwira ati mumbabarire nari umutubuzi, ngiye kuba umuturage mpinge. Umuntu umwe aherutse kubwira undi, aramubwira ati witonde we, ntabwo ndusha amafaranga, ntundusha amavuta, ntundusha n'abafana. Kandi ubwo ngo bari abantu b'Imana. Bari abantu b'Imana ngo barimo kugira gute? Kuganira. Iyi ni imperuka, nta mikino. Yesu yavuze ko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga, kandi ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bazabwakire. Buzaba ubuhamya bwo guhamiriza amahanga, imperuka ihere kwigire gute? Ubu rero twebwe ntabwo twaje gushaka abayoboke hano, ahubwo twaje guhamiriza abantu. Ubyemere ubyange, uhace ubyumve, wicare ku ruhande wo kubishaka. Abantu bakubwire bati wijya kuhicara utabyumva, Imana ikazabikubaza. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera iki? Kubw'ibyo rero, uyu muburo turimo kubaha nawo ubwawo urerekana ko isi igiye kugira gute? Igiye kurangira. Yesu yakomeje abwira abantu ngo mwitonde, ubwo muzabona ikizira cyahanuwe n'umuhanuzi nde? Daniyeli. Abantu bo mu gihe cye bazi ubwenge bahise bashaka imizingo ya Daniyeli, ariko bagongana n'ikibazo kivuga ngo hari itegeko rivuga ngo havumwe amagufa y'umuntu ushaka gusobanura igitabo cyande cya Daniyeli. Kubw'ibyo rero abantu Daniyeli barayitinye. Ubu uyu munsi amadini yatoje abantu kudasoma Daniyeli n'ibyahishuwe. Biriya bintu mubireke, nimwiyigire Yesu, mubyine. Ariko ibintu byo kujya mu bintu by'ibisimba, ngo ibinyamaswa, ngo kimwe cyavuye mu nyanja, ibyo bintu mwabiretse byazabarya, mwaba muziriki. Ubwo kandi ubwo ngo ni umupasitoro arimo arabwira abizera. Tugeze mu ikorosi rigoye. Umuntu udafite ubwenge ntazaharokoka. Abantu bazaba bavuga ngo ni nge Kristo, ni nge Kristo. Umugabo yaje hano ku Gisenyi, mwese murabyibuka. Yaje yambaye ikanzu, yigize neza kwa kundi baba Yesu bo muri filime mujya mubona. Abantu bafata amaserifi na telefone bamwifotorezaho. Barangije harimo n'umuntu wanyoherereje ati irubavu twagize amahirwe muso. Ati wa Yesu wajya kuvuga yagize gute? Ariko Yesu muryaho serifi koko. Ibyo bintu se nimwabibonye? Kangira ikintu mbabwira, mu Rwanda turi ahantu heza ku buryo kwiga ubuhanuzi bitagisaba gufungura televiziyo ngo urebe ahandi. Yesu yavuze ko aho intumbiri ari inkongoro izazigira gute? Zaziteranira. Inkongoro ahantu hari umupfu niwe itinda. Buri muntu wese ntawe uzaba ashaka Imana, buri wese azaza ajyaho ibyo ashaka ararikiye bigize gute? Biri. Ibi bimenyetso byose Yesu yavuze yuko Yerusalemu izarimbuka. Avuga iby'ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe na Daniyeli. Ibyo tuzabona umwanya wo kubyiga muri uyu mugoroba. Nta kintu gisigaye. Yesu amaze kubivuga mu mwaka wa 70
abaroma baraje baza gutera, ariko mbere y'uko batera Imana yongera gusubiriramo abantu imiburo yari yaratanzwe na Yesu. Yesu yari yaravuze ngo nimubona ibyo bintu bibaye muzararame murebe hejuru, kandi uzaba ari hejuru y'inzu azaceho ahunge ntazasubire hehe? Mu nzu. Umunsi umwe mu mwaka wa 70 mbere y'uko uwo mwaka ugera, Imana yaravuze iti reka ndebe ko hari abantu bacanye ku maso, ngira utumenyetso duke nerekana. Igitabo nkunda kinsobanurira neza amateka yo kurimbuka kwa Yerusalemu cyitwa Intambara Ikomeye. Muri iki gitabo baranditse ngo hagaragaye ibimenyetso n'ibitangaza byerekana ko hagiye kubaho akaga no kurimbuka. Mu gicuku umucyo udasanzwe wamuritse ku ngoro y'Imana no ku rutambiro. Imana ririmo kubabwira ngo abashaka amakuru mujye kuyashakira mu nzu y'Imana, ariko umwanya wo kureba hejuru ntawo bari bagize gute. Kangira ikintu babwira, ku muntu wese ubishaka kuboneka mu nzu y'Imana mu gitondo na nimugoroba, uzaba uri umuntu ufite amakuru wibitse, amakuru afatika. Imana irimo iratanga umucyo. Icya kabiri cyabaye gikomeye, igihe izuba ryari rirenze ku bicu hagaragaye amafarashi y'intambara ndetse n'abarwanyi biteguye kujya ku rugamba. Abantu izuba ryararenze ari nijoro barebye ibicu, babona ibicu byamaze kwikora nk'abantu bicaye ku mafarashi kandi biteguye kugira gute? Kurwana. Mu magambo make, Imana yarababwiraga ngo nubwo muryamye ntago muza karaye hehe ifundwe. Muraryamye ariko ntago muzi uwabahumura mukareba ibintu abadayimoni barimo gutegura, mukamenya uburyo Satani arimo kubateguraho imitego, mwamenya yuko mukwiye gushikama mukarwana intambara y'umwuka. Ariko abantu bafite umwanya wo kureba ibitente, siko n'abamama basigaye bareba ibitente. Abana bareba ibitente ukabona mama wabaraje, ariko ibi bintu mwamwicayemo mumarira umuriro, yajya kona akabona igitente kirabyinye ati zana agatebe sha. Kangira ikintu mbabwira, dufite abantu b'abagabo b'abakirisitu bajya guhagarara ku muhanda ngo amasaha bagira gute. Dufite abakobwa bajya muri salon de coiffure akamaramo amasaha 3, akajya aho batunganya inzara amasaha 3, yarangiza akicara n'abandi bakobwa bukaba burije, ukabona atashye nk'inkoko yagize gute, yanyagiwe. Nyina kamaza ati wiriwe, ati mama niriwe ahantu hese byancanze. Nutabona umwanya gukurikirana kakubayeho, hari intambara zirimo gutegurwa ku buzima bwawe, keretse uramutse uri umuntu usenga gusa. Ibi ntago bigeze babibona. Ikindi kintu gikomeye, nyuma y'icyo ngicyo, abatambyi bari barimo gutamba ibitambo mu buturo bwera nijoro, batewe ubwoba n'amajwi adasanzwe. Isi yahinze umushyitsi, maze humvikana amajwi menshi. Ayo majwi yaravugaga ngo tuve hano. Abatambyi babwiwe ijwi rivuga ngo tuve hano. Mu magambo make, ijwi rivuga ngo tuve hano ryari ririmo kubabwira ngo basohoke muri Yerusalemu, kuko ibitero biri hehe. Kuko Bibiliya iravuga ngo nta kimana izakora itabanje guhishura abagaragu bayo babaki ibihishwe byayo. Reka njye ikintu babwira, ntago uri umuhanuzi, ariko nuramuka ubanye n'Imana izazi gutera amakenga, ikwereke kwitegura ibigiye kuba. Abatambyi baravuze bati hoya. Umwe akabwira undi ati nta bintu wumvise, undi ati ntabyo wumvise. Barangije bati hoya n'iterabwoba, nubwo buba ugize gute wifitiye. Hakurikiyeho ikindi kintu gikomeye, urugi rw'irembo ry'iburasirazuba rwari ruremereye ku buryo rwakingwaga n'abagabo 20. Uru rugi bagiye kumva bumva ari nimugoroba, babona urugi ruranyeganyeze, nta muyaga wigeze ubaho wajyaga urunyeganyeza. Babona ruraje, urumwe ruturutse aha n'urundi ruturutse aha, bigize gute? Birikinze. Abantu bazi ubwenge baravuga batari ko ibi bintu bifite icyo bigize gute byerekana. Abandi barangije bati kwikinga k'urugi ubwo ni ibintu bidasanzwe. Uru rugi ni Yesu wari urukozeho.
ngo abereke yuko rukingutse bakagombye gusohoka, uzo urugi rwongera kwikingiranaho amagara ye azarangiriraho. Hano muri iki gitabo bahise bandika ngo urwo rugi rushushanya iki? Haranditswe ngo, n'amagambo akomeye cyane, barukingaga rwari ku byuma binini bishinze cyane mu mabuye akomeye ashashe hasi, rwakingutse mu gicuku nta muntu ugaragara. Uru rugi rushushanya urugi rw'iki? Rw'imbabazi. Igihe Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi, nshuti zanjye mbabwiza ukuri, uru rugi ruzongera rugire gute? Rwikinge. Kandi nanone nk'uko Imana bo mu gihe cya Nowa yabarengerejeho iminsi 7 muri Yerusalemu, Imana yongeye kurenzaho indi myaka 7. Irangije iravuga itumva rero imyaka 7 igiye kuba, reka ncishemo umugabo ajya agenda akangura abantu, ababwire ko hari akaga kagiye kugira gute? Kagiye kuza. Uwo mugabo kubera ko yagiraga ngo abantu babifate mu mutwe, ngo yabitangiye bimeze nk'indirimbo, akazaza agenda aririmba ngo akaga kuri Yerusalemu, akaga ku muturage wa Yerusalemu, abihindura indirimbo. Bishoboka ko hari n'abazaga bakayibyina. Nyuma yaho atangira kuzaza bivuga, noneho agira gute? Arira. Uyu mugabo baramufashe, bavuga yuko atera ubwoba abaturage, agatuma abaturage badakora imishinga yabo ya ryari ya buri munsi. Ibi bintu ndimo kuvuga bigiye kongera kuba. Baramufashe baramufunga, ndetse ngo yaguye muri Yerusalemu. Barangije ariko arababwira ati, nubwo mwanyise umusazi, nimpa mu ndiseriye. Kubera iki? Nta musazi w'Imana ubaho. Icyabaye nta kindi, ingabo za Titusi zaraje zirabarigata, umva zirabica. Amagambo bavuze barimo kuvuga ngo amaraso ye azatubarweho n'abana bacu. Abaroma bafasha Abisiraheli barababamba babica nabi, ariko ngo hari abantu b'abahanga babonye ingabo z'Abaroma zije, barangije baravuga bati, ikizira Yesu yavuze tugize gute? Ingabo z'Abaroma zari zifite ikimenyetso cyazo cy'ingurube. Abarangije baravuga bati, kubabona ku butaka bwera baje gutera ubwabyo. Ngo mu gihe abantu bari barimo ubwa mbere barabanje bararwana, birukankana izo ngabo, ngo abana b'Imana baravuga ati, duprofite aka kantu. Barahunga barasohoka. Nasomye amagambo avuga ngo nta mukristo n'umwe wumviye inyigisho za Yesu warimbukiye muri Yerusalemu. Muvuge ngo amena. Natwe nitwitoza kumva ijambo ry'Imana, nta muntu n'umwe uzarimbukira muri iyi si. Ariko barapfuye, baragenda bapfa urupfu rubi. Amagambo nshaka gusorezaho anababaje, ubuhanuzi bw'umukiza bwerekeye urubanza Yerusalemu yaciriwe bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Kandi amarorerwa ateye ubwoba yabaye kuri Yerusalemu yerekana gusa ishusho ntoya y'ibyo bindi bizabaho. Isenywa ry'umujyi watoranyijwe n'Imana ritwereka akaga kazagera ku isi yanze kwemera imbabazi z'Imana kandi gasuzugura n'amategeko y'iki? Y'Imana. Nambari ikomeye page 30. Ibintu byabaye bizongera bigire gute? Kubw'ibyo rero dufite icyapa cya 4 cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, kutwereka ko Imana ari seriye. Umuntu unyuranyije n'ijambo ryayo, akanga kumvira amagambo y'umukiza, agakunda ubuzima, agakundira aha, yarangiza n'ibimenyetso Imana igaragaza byerekana ko isi irangiye, akabica amazi, byanga byakunda uwo muntu azaririra mu myotsi. Icyo dukangurirwa muri uyu mugoroba, gerageza umutima wawe ukabakabe, ubwira uti, mutima wanjye kanguka, uri mu biki? Ni biki byagutwaye? Mutima wanjye ni biki byatwaye ubuzima bwawe? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko ijambo ry'Imana rirakomeye. Nahoze ndimo kureba amagambo muri Petero, urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3, haranditswe ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashira. Nuko rero ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe mbega ukuntu dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu,
twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane, kandi nk'uko yasezeranye dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Amen. Ngiyi ntambara turiho, kutagira inenge, kutagira umugayo, ndetse no kutagira ikizinga. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo yeze imitima yacu, idukangure. Imana yinjire muri twe, twereke yuko imiburo Yesu yatanze biri mu maso. Kubw'ibyo rero abantu bose badashaka kurimbuka ni hehe bahungira? Bibiliya iravuga ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazagira gute? Bazacikwaho. Umwami Yesu aguhe ubuzima, aguhe gutekereza. Muri uyu mugoroba utaha ubwira Imana ngo Mana mfata unkomeze. Amen. Mfata unkomeze, kuko umurengwe wantwaye, amakuba n'ibigeragezo byantwaye, iraha ry'isi ryantwaye, natwawe n'inyigisho z'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma barimo barambwira iby'amategeko yawe, abantu babikuyeho, ijambo ry'Imana abantu baripinze. Imana irimo iratanga ibimenyetso ku muntu ufite amaso areba. Saba Imana imbabazi, egurira Imana ubuzima bwawe, saba Imana igukangure mu gihe nk'iki, kuko nicyo cyo gukanguka. Kurikirana iby'agakiza kawe. Hari intambara nyinshi warwanye, hari ukwitanga kwinshi wagize. Ni gute waba ugiye gutakaza ibyiringiro byawe n'ubuzima bwawe n'agakiza kawe mu munota wa nyuma? Imana yongera isindagiza abari baracitse intege mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba ndifuza gufatanya n'umuntu ushaka, ngwino dusenge niba uhari. Tera intambwe uze, wowe ushaka kwiyegurira Imana, wowe usaba Imana kugukangura, wowe wari ufite intege nke, wowe wari waragiye ibyaha ni wowe umbeshejeho. Ubuntu bwawe n'agakiza kawe nibyo bimbeshejeho. Ndaje ngushyire mu ruhande rwawe. Kangura ubwonko bwanjye, kangura umutima wanjye, kugira ngo ntarimbuka naringeze aho ngiye kubona agakiza. Niba uhari ngwino dusenge. Tera intambwe muri uyu mugoroba, ubyifuza naze. Imana iguhe umugisha. Tera intambwe Yesu aragushaka. Imana iguhe umugisha mwene data, Imana iguhe umugisha. Nta minota myinshi dufite, kandi nta nubwo turi buririmbe. Niba uhari tera intambwe uze dufatanye gusenga. Uyu ni umunsi udasanzwe wo kubwira Imana ngo Mana nari narakuzengereje, ntago nagenze nk'uko byagombaga, ariko muri uyu mugoroba ubuzima bwanjye burakangutse, ndakwiyeguriye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Nawe Imana iguha umugisha, uranesheje. Kuza mu ruhande rw'Imana mu gihe nk'iki ngiki birasaba abantu kwiyemeza. Abantu benshi barimo baraza ku nkuge nk'uko bari mu materaniro, ndetse abenshi bakabona biraryoshye, ariko kugira umugabane wo kuzinjira mu nkuge ni ikibazo. Iyegurira Imana, fata umwanzuro wo kureka ibyo biyoga, tandukana n'ibyo bitabi, tandukana n'ubu busambanyi. Wishaka gushaka kwibeshaho ngo ube umunyamanyanga, bwira Yesu ngo mbeshaho, ntakorwa n'isoni muri iyi mperuka. Urukundo rwarakonje, bishoboka ko ufitanye ibibazo n'umugabo, bishoboka ko ufitanye ibibazo n'abana. Ngwino ubwire Yesu ngo wowe soko y'urukundo, nyongerera urukundo kuko urwanjye rwakonoje. Mu ijuru hari Imana irimo gutanga amasezerano. Muze dusenge niba muhari. Tera intambwe banguka. Imana iguhe umugisha. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ubyifuza naze dusenge. Imana ibahe umugisha cyane. Imperuka igezemo imbere, abantu barimo barihakana Imana. Ubuhanuzi buratwereka ko ibihe birimo kwihuta. Mutere intambwe muze twiyegurira Imana, dufate umwanzuro wo gusaba Yesu tube mu ruhande rwe. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga, mbasabe muhagurukire aho muri, muhagurukire aho muri. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe turanezerewe cyane kuko dukunda. Uri Imana itwitaho uko bwije nuko bukeye.
muri uyu mugoroba utweretse ibyapa 4 bishinze ku nzira ducamo, kandi ibi byapa birimo birarebwa n'abantu bafite amaso y'umwuka. Ngwino ukore ku maso y'abana bawe bose bamenye urukundo bakunda, ngwino bahumure bamenye igihe bagezemo, ngwino ukore ku mitima yabo ubahindurira ubuzima kugira ngo batazagwa habura gato ngo ugaruke. Ngwino Mwami witeka utubesheho, kuko n'imibereho ubwayo ifite abirimo kugusha. Uduhe kurarama kuko ubwami bwawe buri hafi. Dore hari abana bawe bahagurutse bakwiyeguriye, dufite n'abandi bakwiyeguriye barimo kuvugurura ubuzima bwabo. Udukangure kuko ibimenyetso turimo kubona nitutabyitaho abenshi bazatakarizamo ubuzima. Uduhe amasezerano y'imbabazi, abana bawe bagiye gutaha ujyane nabo baherekeze, ubahe umugisha wawe, ubwiza bwawe bubagaragareho, kugira ngo abo batashye mu ngo zabo baze kubona yuko bahoranye nawe ku musozi w'umugisha. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.